Philippe ngo agiye guhagarika umushinga wo gucuruza ibikomoka ku matungo. Abitewe n'iki? Stefano yariye karungu. N'urunana. Uwo mwana bayiki Stefa. Kingura vuba none haga. Kingura bacyohewe. Kingura ndutiye wo karushwa n'imitsi. Ariko ubwo n'umwana utukurya Stefa. Ako papa ubwo uva yagukingura gute kandi wamukubisura no kumutuka ko. Ubona utinyuka ukambesha ngo wahize abandi mu marushanwa yo gusoma naho ryaryo ryaruremesha ngo ni mutoni wasasha ryarakurushije. Ako papa ubwo nicyo urimo urakubitira ndutiye. No numva tarankojeje isoni n'umwanya wanjye nataye ngo ndamufasha. Ni wawutaye kuko waramufashije ngo atsinde kandi yaje mu bana batsinze ari nayo mpamvu bamuhembye. Twumvikanye kabu wa mbere ibyo kuza mu batsinze hari abamurushije sinabishakaga. Urumva niyo mpamvu ngomba kumukubita nkamwumvisha. Umbabareze ngo nasomye neza nuko utaje ngo ubyumvire papa. Yegora kuki utamuherekeje. Ariko rero kuba barahamagaye abantu imbere ari batanu bakabahemba bose rwose nge ndumva dutena adakwiye kubizira. Ubundi sura mugereranya n'umwana waremesha kubera iki koko? Mwese muramushyigikiye rero. Nge rwose ndamushyigikiye cyane papa. Nkurikije nge myigire ndutiye. Rwose nako atagize papa. Nanjye niho kante. Ndutiye usanzwe mu bana bafite intege nke. Washyizeho umuhata kaza mu bana bakoze neza muri ariya marushanwa. Yarakwiye guhembwa inkoni. Nese nari gusha mutani wase sanzwe za muri batanu ba mbere. Aha, ubwo niwumva bahiganye nawo papa. Rwose n'ubusanzwe baramurusha. Ahubwo twaye dukwiye kubona isomo ko iyo umwana yitaho rwose ashobora gutsinda neza. Uravuga neza cyane kante. Cyane. Wagira ngo uri mwarimu rwose mwana wanjye. Erega baya nubwo narangije kwiga ngo mbone diplome ariko yisumbe rwose nari najyanye mama. Ndarizi ronze ukuntu kwiga bivuna. Muramunda sinuka kane. Naravunitse cyane hano mu rugo ngo ndutiye uwa mbere. Hari iminsi nigomwaga kujya kwifatira agacupa ngo mbone uko mwigisha. Imvira icyo kwabaje rwose. Rega ibyo ni byiza papa. Ibyo yakoze rwose ni byiza bikomeza. Kuko ikigaragara tutamuterana nduteye yatsinda neza kandi akageza mu bana b'abahanga. Azira kutitabwaho. Sibyo ku ishuri batubwiye sugira ngo arabibe. Muzamufashe mwenyine ngiye sinzongera guta umwanya wanjye. Ego mana papa. Ugiye kudusiganya rero. Stefa, uyoboye imirimo tugira muri uru rugo. Usurirwa uyimubwira beke yageze ahangaha nita ku matungo ngita no ku mwana wanjye bugingo. Umuntu ugira umwanya uhagije hano ni wowe Stefa. Niyo mpamvu izo nshingano tugomba kuziguharira. Ukita kuri ndutiye yewe na ngenzi uri ukiri mu wa mbere. Uvuze ngo iki yewe muko? Niko ntara? Karame. Uvuze ngo iki? None se kutaraye mbwiye ikibazo cyavuka ukaba ukimbwiye maze kwitegura ngo njye ku ishuri. Niba warumaze no kwambara ngo ugende iyambura ubanza ujye mu murimo ukora ibyo nkubwiye. Wambabara sinyago uyu munsi njyogo. Ntibishoboka kuko iyo voka zihanutse zigatinda mu mirima zirangirika cyangwa inturo zikazirira. Ndanya ariko mite nkomeza njye ku ishuri. Izo hasangura zihasigase. Ndazitoragwa nimugoroba ntashye. Ahubwo rero ugomba no guca kwa Karimera. Kwakora iki se kandi? Umubwira kuza gutaha kare agahanura avoka zeze kugira ngo tuzitare uzazicuruze ku munsi w'isoko. Njyewe nyogoko. Wowe nyine. Keretse ninzicuruza kwa gatandatu cyangwa ku cyumweru nyogoko. Uti? Kuzicuruza mu minsi yo kwiga byagorana rwose. Byansaba gusiba kandi iyo umuntu asibye araza agasanga abandi bamusize. Bamusiga bajya hese? Ishuri ririmuka? Bamusiga mu masomo nyogoko. Ibyo bize udahari biba bigucitse. Urabizi nubwo byagwanye nakurikiye amasomo nzamara ubushobozi ndimbuka. Sinshaka kongera gusubira inyuma. Ariko uzi ko wagashize ntara. Nsigaye nkubwira ibyo ugomba gukora ukanshogoza. None se ko kuzicuruza mu minsi y'ishuri byatuma ceceka kuva ryari wowe ushyiraho amabwiriza hano mu rugo rwanyu. Yaba we niko kire ubu nta soni koko ninde wundi woroye inkoko hano muri rugo ugomba kuzikora isuku koko atari wowe. Nubwo nzora ariko namwe harimo izanyu papa. Yego ninjye ufite nyinshi gusa nanjye mbaha amagi yo kurya. Ariko kire kuduha amagi ubwo bivuze ko ugomba gusiganya gukora isuku kuko yahororoye inkoko zawe. Obama ni ugomba gukora mu kiraro cy'inkoko muri iki cyumweru. Ngiye ngakora mu kihene. Ngaho gendere ko mu kiraro cy'ihene nahatunganyije. Ariko musaza we nawe uramuzi rwose. Utamugenzura arangara ntubizi se. Ashobora kuba amaze na gatatu rwose atakora ubwo ngubwo. Ndamuzi giye ndamwiziye. Nanjye binyobera impamvu yazindutse akansiga njyenyine bidasanzwe. Aho duhuriye arambona.
kireba rwose ndagusaba mwaramutse ntushwanyire na musaza wawe ku ishuri yewe usho mwaramutse neza nari nteruye busho mwakire rwose kandi mwagize neza ese Stephen ko tishimye ntabwo byagenze neza cyangwa urashaka kunyima ku ihembo bahaye umuhungu wawe wenda bivuga ahubwo udatuma ndwara ikirungurira busho wari ikirungurira se gute ntiwantiye ko tumbwira ko ugiye kwakira amafaranga menshi umuhungu wawe yatsindiye mu marushanwa rwose yo gusoma Stephen siko wambwiraga amafaranga yahise ko nanjye nari ntegereje ko bampereza nyine ibahasha irimo amafaranga yego nkajya kubona nkabona umuyobozi w'ikigo deregiteri muzima rwose ampereje ibahasha irimo igitabo rero buriya narakwihoreye ngewe rwose ariko nari mbizi ko mu marushanwa nk'ariya rwose yo gusoma abatsinze babahemba ibitabo mbega ngo ndababara nkagira n'umujinya bushombe we yarakimpereje mfungurana amatsiko nzi ngo barimo akantu uko narakara mbese beza deregiteri neza ndavuga waracyanze rero waracyanze nari nyasize rwose nuko nyiramariza yahise agifata akagitahana erega buriya ku ishuri nta kindi baho umwana kitari igitabo kuko rwose icyo bamushakaho ni uko akomeza uwo muco wo gusoma akabimenya neza kandi rero nawe ukomeza bizamufasha rwose no mu myigire ye ubwo nawe umuntu w'umugabo koko ushyigikiye ibyo bamureba ushobo ibyo bakuriye bihise ko ari byiza guha umwana igitabo ntako bisa rwose gusoma no kubara ni umusingi w'imyigire y'umwana kuko bimufasha gutsinda n'andi masomo yiga ubu ngubu no mu gihe kizaza mbonyeho ndirira alo yemwe muceceke twumve kirere umuvugo yaduhimbiye ntibihangane dutege amatwi kirere ijambo ni ryawe kirere murakoze kumpa umwanya wo kubagezaho igihangano cyanjye nubwo musanzwe munzi ndashaka kubanza kubibwira ariko wavuze mu bwoko ariwe utegereje kire dutakuzi hano hano wabona ari ngewe mureke kirere akoresha umwanya w'uko abishaka cyangwa nk'uko azabigenza kuri uriya munsi nitwa Kazeneza Claire nkaba narabyawe n'umuhanzi w'icyamamare enjeniyeri Bushombe Jean Marie Vianney Vision 2020 Superstar umwana aratwemeje nyamara erega se ni icyamamare erega Kerera arashaka ko mumenya ko muri ubuhanzi nimugire ngo arashakisha Feliciane witangira kuzana urwenya rwawe rwose komeza ratakire murabizi umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida wizihizwa buri mwaka kandi hashize imyaka myinshi wizihizwa nibajije impamvu ikiri ikibazo rero niko kwihina mu nganzo ngarukana uyu muvugo Kerera wacu inkuru ivuga ko abatabugarijwe n'iki cyorezo narayumvise maze kumva inkuru narababaye kandi nawe utababazwa nabo batabateshuka bagateshwa ubuto ahari ubutoni hagatonekara aha ngo ni gato mbe mutoni wa data nduta nawe naruta iyo ungana asa gukiki yagukira igita akagutamika gukora ku matama nibitinda kototera amatako ubutekereza kuri butaho uko waje mutoni wa data umutoni wa data wabizi ko iyo bari kuri ubwo buzima ibibuzi biranyabiza ubwo maze bigashinga imizi ibyahazaza bigasigaraho bigasimbuzwa imiti tumubona bukeye hari n'abagushuka ngo sida ni ikibaho ngo niba inabaho muturana neza nanjye mfite ikibazo umutoni wa data kandi unsubiza utabiberetse hari unezezwa no guturana n'ibimuhanda inama ni umutoni wa data irinde ibyo bishuko wiga gushungura utazamira inshunga maze kugaturana n'uwo wiswe umuturanyi mwiza nyamara handa indi nama mutoni wa data gana muganga utaragagara umenye uko uhagaze uhagararira utarasandara nasanga kandi warasamaye ugaseserezwa uragirwa inama ubuzima bukomeze nasanga utarasamara ukomere ku busugi n'ubumanzi bikunaniye indi nama irahari mutoni wa data akira abavunyi bakuvune bwangu bukeye wisama utarasandara uturindisho turahari tuzagufasha kwirinda none se urarakaye bude ntarakara firi
urumva nashimishwa no gusanga busheri ikinze n'amafaranga yose twayishoyemo. ndabizi rwose byadutwaye menshi kandi y'inguzanyo. ubu mu rugo ni ukwigora tugakanda ahantu hose tugabanya ibyo dukoresha kuko ntagihembwa umushahara wose. urumva mbiyobewe koko sheri? none si icyemezo cyo kuyifunga wagifashe ute? wagiriwe inama nande koko ntabyo wambwiye? umenya narataye umutwe pe, rwose ntabwo nari nzi ko ntabikubwiye. wabuze aho urangura inyama se? ntabwo nahabuze pe, ariko nabonye nta bakiriya pe. aho kugira ngo rezi yimereho mpitamo kuyikinga nkajya nkingura ku munsi w'isoko no muri weekend. iyo nta mikorere yaba irimo firi. none se ku munsi w'isoko kuzi neza ko n'ubundi riba ryaremye n'izo nyama zirimo, urumva aribwo uzaba ukemuye ikibazo twashakaga gukemura? ndabizi ko twashaka gukemura ikibazo cy'uko ushatse kugura inyama ategereza umunsi w'isoko rwose. watinye risike ahubwo. kandi burya iyo ukoze umushinga uba wiyemeje guhangana nazo. erega nuko utirwa hano Budensiya rwose bwiraga nta muntu mbajije inyama, uje namubwira ikiro ko kigura ukagira ngo ndamwirukanye. tugomba gushaka uko tubigenza tukagarura abakiriya, ariko busheri ntifunge imiryango firi. eko hari uwambwiye ko atari gusa wa muntu we. ngwiki? ngo wasanga abanyeshyari be Nyarurembo barampagurukiye bakancaho abakiriya. ibyo se kandi ninde wabikubwiye? ahubwo se urabitekerezaho iki Budensiya? ko buri muntu w'umugabo atapfa kuvuga amagambo adafitiye ibimenyetso. ariko se urabona utanyinira nabi Mimi ko njya kugukoraho ugataraka. wamabariye ko yumvise umuvugo wa kera bamubuza kumukoraho. Mimi karamenye tandukanya wowe n'umukobwa uri muri uyu mukino nibwo uri bubashe gukina neza. urumva wirekure rwose. ariko nanjye nabonye ishimwe ashaka guporofitira amanye. simwumva yego rati ibyo ntabwo wabibonye utyo rero nuko ishimwe yinjiye muri roreye neza. niba ari shuga dadi nyine nta mpuhwe agomba gushyiramo. Mimi wabyumvise ko nta mpuhwe? reka guhita wiruka rero. ahubwo rero mwitoze muzi ko atari ikinamico yonyine muzakina abasha. turabizi ko Kerera azavuga umuvugo ririya tsinda Nyensi agiye kureba naryo rizabyina. ahubwo rero umunyabwoba asezere none ntazahakandagire kuko numvise ngo bazadupima virusi itera sida. uvuze ngo iki wiriya? ishimwe kugize ubwoba bazadupima virusi itera sida rwose nanjye narabyumvise. kandi ni n'itegeko. ngo nese bazapima n'abatabishaka? upfa kuzaba waje gusa. bazadupime ikibazo se kiri? ishimwe ahise adagadwa umenya atakije, ahubwo banshakira undi mutipe tuzakinana. byagenze biteze kandi ko mwahagaritse imyitozo? ishimwe abwiwe inkuru mbi. ngo ntiyarazi ko twese ko tuzaza mu birori byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga wo kurwanya sida bazadupima ku itegeko. ninde wababwiye ko ari itegeko? William. kuki utabasobanuriye nyirane? nabihoreye ngo ndebe uko babyitwara amanye. nibyo koko kuri uwo munsi ikigo nderabuzima cyateganyije gupima virusi itera sida, ariko umuntu azipimisha ku bushake. nta muntu uzapimwa rwose atabishaka pe. ahubwo da gusa ni byiza ko umuntu yipimisha akamenya aho ahagaze, kandi abaganga bazaba biteguye gufasha no kugira inama buri wese bitewe n'igisubizo yabonye. ishimwe se impungenge wari ufite ziragabanutse urumva uzipimisha? abafite impungenge nk'iza bamwe muri uru rubyiruko rw'inyarurembo wababwira iki? naho mu kiganiro urunana cy'ubutaha. ikinamico urunana mwitegurwa n'umuryango Urunana Development Communication ku nkunga ya USAID binyuze muri gahunda ya Aurora Wihaze no ku nkunga ya UNICEF binyuze muri gahunda y'Ishema Program. mukayikurikira kuri Radio Disc kuwa gatatu no kuwa gatanu saa 11:30 z'umugoroba. ikinamico urunana kandi mwayikurikira kuri YouTube. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana Official maze ugatanga n'ibitekerezo. uramutse kandi ufite ikibazo, igitekerezo cyangwa ubuhamya wifuza kutugezaho, wakohereza ubutumwa bugufi bwanditse kuri 0783 18 10 mushobora kandi kunyuza ubutumwa bwanyu kuri page yacu ya Facebook. kwigeraho no kwandika ijambo Urunana. tubibutse ko tubagezaho ikiganiro gikubiyemo ibice by'Urunana mwumvise mu cyumweru. icyo kiganiro tukigezaho ku cyumweru saa 9:30 za mu gitondo kuri Radio 10. dusubikiye ikiganiro Urunana cy'uyu munsi naho ubutaha.